Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Mukunda ibiganiro binyura kuri Nepo TV official. Nizere ko mumeze neza cyane. Murambona neza cyane n'umuhungu wanyu Nepo nagarutse nje ngo turebere hamwe bikomeje kuvugwa muri siporo. By'umwihariko ariko murabizi neza ko twitsa muri siporo yani wacu mu Rwanda. Nibyo nje kugira ngo turebere hamwe ariko by'umwihariko ni kubisigisigi bya derby. Turebe icyo derby dusigiye ndetse ariko muranyemera neza cyane mbingize muri equipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport nyuma yaho ku munsi w'ejo batakaje umukino w'igikombe cy'amahoro batsinzwe n'ikipe ya Football Club kuri penalty enye kuri ebyiri. Ikipe ya Rayon Sport tayari aravugwa ko igiye kuba impinduka. Izo mpinduka ni izihe? Nizo nje kugira ngo tugende turebera hamwe. Turebe ikomeje kuvugwa na makuru abayiri bavugwa ariko nanjye mukanya mbonye mbamvuzi ni reka nze tugende turebera hamwe turebe tubivugwa muri iyi equipe ikundwa n'abanyarwanda benshi ariko by'umwihariko tunarebe nyine icyo derby yasize. Twibaze ngo ese Rayon Sport yabuze iki? Ese yatsinze APR yatsinze ni iki kwe kongeramo kugira ngo izitware neza mu mikino ya CAF Champions League? Ibi byose ni byo kugira ngo tugende turebera hamwe. Murabyumvise nyine ko dutangiranye n'indirimbo ya equipe ya Rayon Sport ndetse murabyumvishe neza cyane nyine ni Nepo TV official. Ndumva rero nabaha ikaze natinze, ndumva nabaha ikaze munyemerera ahubwo murebe ko mwakanze subscribe. Niba utarayikanze ikandeho nyamuneka kandi ukande kuri ako kazogera kugira ngo igihe dushyizeho ikiganiro nk'iki ngiki ujye ubona icyo kiganiro uri mu ba mbere nta kwirwa gushakisha icyo twatangaje. Ndumva rero nabaha ikaze. Reka nze tumanze dutangire muri ubu buryo. Reka mbanze kiremo aka karirimbo by'umwihariko ka Rayon Sport nyine kugira ngo tugende tureba ibikomeje kugenda bivugwamo. Nahanini n'abakinyi bagomba gusohoka muri iyi equipe, n'abakinyi bagomba gusohoka muri equipe byagaragaye ko nyine nta musaruro bakirimo gutanga. Niba nje kugira ngo tugende turebera hamwe ndetse tunareba ibikomeje kuvuga by'abakinyi ikomeje kurambagiza niba bishoboka ko aba bakinyi bazaza mu kwezi kwa gatandatu. Ndetse murabizi ko shampiyona kugana kumera ni shampiyona buri minsi igera kuri 2 gusa ngo isoze. Urumva ko ni shampiyona isa naho irangiye, ni Rayon Sport ifitanye umukino na Kiyovu ndetse n'umukino bazakina n'ikipe ya Bugesera hari niba nibutse neza. Ni imikino mike isigaye n'ikipe ya APR nayo isigaje Elmereke n'undi mukino w'umuzakina. Nibyo nje kugira ngo tugende turebera. Mbaye ikaze neza rero cyane reka nze mbanze nyine mbashyiremo aka karirimbo hanyuma tutangire neza cyane. Yes, murabyumvise neza cyane rero mbaye ikaze. Murabyumvise, nizere ko abakunzi ba Murera cyangwa se ba Rayon Sport mwaryohewe naka karirimbo. Nizere ko kabakoze ku mutima. Ubwo rero twuse cyane wenda ntabwo nje kugira ngo ngaruke ku byabaye muri derby cyangwa se ibyayibangirije. Icyo wamenya wenda icyo navuga gato kuri no derby ntabwo ndi bugaruke ku bakinyi bari bagiye bakina ariko icyo wamenya kuri no derby ni derby amakipe yombi yari yakaniye, ni derby amakipe yombi yifuzaga gutsinda, ni derby yari ifite byinshi isobanuye ariko ahanini kuri equipe ya Football Club niyo yari ifite wenda kinini isobanuye kuri yo. Ndetse na Rayon Sport ariko nayo yaravuga ati ni igikombe tudaheruka, ni igikombe tugitwaye byaba ari byiza, nizaba ari intangiro nziza zo mutoza Arengingo Francis. Ntabwo ndi bugaruka rero ku bakinyi mu makipe yombi yari yagiye akoresha ahubwo wenda ibyabaye muri match nibyo navuga gatoya. Ni Rayon Sport yihariye igice cya mbere ahanini yadominaga equipe ya Football Club hagati mu kibuga. Abasore nka Barikawu, umusore nka Tony Kitoga ku munsi w'ejo wagize match nziza, navuga ko ari nawo baye man of the match. Umwe mu basore bakinye neza ndetse Rayon Sport nyine igice cya mbere iza kubiprofita. Hari kumwe n'abitwa ba Bedi baza guprofita neza igice cya mbere, baza kubona igitego cyatsinzwe na Asumani kuri penalty. Nyuma yaho Kitoga nyine yaramucomekeye umupira mu migongo y'abadefanseri uwitwa Asumani akexerera umuzamu wa Football Club akaza kumukoreraho ikosa witwa Dolphe. Umusifuzi Lusa Pansias rero yaje gutanga penalty uyu nguyu witwa Asumani Ndikumana aza kwitsinda neza. Mwarabibonye
ni APR Football Club yagarutse mu gice cya kabiri nayo igarukana imbaraga zidasanzwe, bahawe konsinya n'umutoza bagaruka bashaka kwishyura, ndetse baza kubigeraho ku mupira mwiza Sheikh Djibril Watara yateye, uragenda usanga William Togumea yarahagaze neza aza kuba atsinda igitego. Hanyuma match isa n'ihindutse, amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe, amakipe yombi arahatana, ariko APR mu gice cya kabiri igenda irusha imbaraga Rayon Sport. Mubona ko APR hari imbaraga nyine yagiye igira izindi bitandukanye nuko bari bakinnye igice cya mbere. Ni APR Football Club kandi nyine kuri bench yari ifite ibisubizo bigiye bitandukanye, yagiye igenda yinjizamo abasore bagiye batandukanye bayongera umwuka, abasore nka ba Dawuda Yusufu baje mu kibuga, abasore bagiye batandukanye nka ba Mamadou Sy nabo baje kujya mu kibuga. Ibyo rero byaje gutuma ikipe ya APR usa naho ikina ubona iri hejuru ya Rayon Sport, ariko iminota 90 yaje kurangira ari kimwe kuri kimwe. Ni iminota 90 kandi yarangiye Rayon Sport ivunikishije umwe mu defenseur bayo bigenzi Ramadan Chimanga Chilembi, uyu nguyu yaje kuboneka ava mu kibuga. Ni umukino nyine waranzwe no kugenda uhagarara iminota mike bagenda bavura amwe mu basore bagiye bavunika, nyine biza kurangira ari kimwe kuri kimwe. Hifashishwa za penalty nk'uko amategeko abivuga. Ni APR Football Club yagiye gutera penalty, izitera mu buryo yagomba kuziteramo. Ni Rayon Sport yateye penalty kugamahirwe make, baza kugenda bazirusha. Ni penalty ya Rayon Sport yamanjejwe n'umusore Bayisenge, aza kwitsinda neza urasimbuye Chimanga, ariko witwa Kwizera Olivier yateye penalty. Navuga ko yateye penalty yari kuba ari nziza, ariko iyo penalty yaje kuyitera ayitera hanze byamahirwe ikipe ya APR, ndetse umusore wa Rayon Sport wakurikiye Osman nawe aza kuyitera hanze, bituma Rayon Sport igenda itakaza icyo gikombe muri ubwo buryo. Nyamara muri gihe uwitwa Kwizera Olivier mu gatsinze iyi penalty na Osman rege byari gukunde, ndetse byari umutiva abandi bakinyi muri gihe abandi basore ba APR bo bagiye bazitera neza, basore nka bakiwa muka bateye penalty z'i Burayi. Bavuga ko ni ibyo ngibyo byaranze uwo mukino. Nuvuga ko twigije ukuri nk'abafana ba Rayon Sport, twigije ukuri. Rayon Sport ikeneye ikintu bita impinduka. Ni Rayon Sport ikeneye kurekura bamwe mu basore bagiye batandukanye, kuko byagaragaye ko aba basore ntako tutagize. Rimwe na rimwe tukumva ku maradiyo ngo ekipe irakomeye, ubundi tukumva abantu benshi ngo Rayon Sport ngo ni igitangaza, ngo noneho ngo bigenze gutya, ngo ubwo ubonye Jeruti ngo biraje ngo Rayon Sport ikomere, ngo ubwo byagenze gutya ngo Rayon Sport ngo nta kipe buyagarike, ariko bikarangira itsinda. Muri shampiyona ni ikipe yaranzwe no kunganya kenshi cyane mu buryo budasobanutse. Murabyibuka ejo buno no byaje kumera bitsindwa na Muhanga. Ni Rayon Sport wavuga ko yasubiye inyuma, ikeneye impinduka, ikeneye kubagwa igaseswa burundu, bakongera ikikora bamwe mu basore ubona ko bari kwitwara neza, ariko bakagenda bazana amaraso maze. Binyerekeze kuri ibivugwa rero, binyerekeze ku bivugwa. Bimwe mu bintu bikomeje kuvugwa nuko iyi Rayon Sport igomba nibura kugendera kuri bamwe mu basore batakirana ingenzi. Abasore uyu munsi barimo kuvuga ko bagomba gusohoka nabitwa uwitwa Pascal Petit Messi, uyu nguyu azasohoka muri iyi equipe. Uwitwa Benaziz Dao, uyu nguyu nawe ni umusore ukina kuri gatatu, nawe azasohoka muri iyi equipe. Undi musore ugomba gusohoka rwose wagaragaje ko nubwo akabirizwa, uwitwa Kwizera Olivier, uyu nguyu bamurika agende kabisa, kuko nta bintu binini n'ubundi afasha Rayon Sport. Uyu nguyu nawe agomba kumurekura. Rayon Sport yatangiye kureba ukuntu yatekereza ibisubizo by'undi muzamu utari Kwizera Olivier, cyangwa se yanahaguma akaba umuzamu wundi ushobora kumuha challenge uretse Patrick. Nabyo ni ibintu birimo kugenda bivugwa. Ikindi kintu witwa Fabrice, uyu nguyu nawe umusore ukina muri Axe, nawe agomba kwisohokamo. Iyi equipe nawe agomba gusohoka akajya hanze. Undi musore ukomeje kuvuga ko agomba gusohoka muri iyi equipe ni abasore bakina imbere mu myanya imbere. Ni abasore nka ba Yves bagiye bagaragaza ko rwose batagitanga ibyo bikwiye. Uyu nguyu nawe ni umusore uvuga ko agomba gusohoka muri iyi equipe. N'abandi basore bandi bagiye batandukanye akenshi bibera kuri benshi baza mu kibuga basimbuye, abo ngabo nabo bagomba kugenda bayisohokamo. Icyo akora none Rayon Sport wari mu bakinnyi bake igomba gusigarana barimo witwa Sumani, ndetse n'umusore witwa Tony Kitoga dore ko akiri cy'amasezerano. Uyu nguyu nawe ngo hari ingingo Francis agomba kumwubakiraho projet. Tony Kitoga arahari kandi urabonye ko yakinye umukino mwiza. Abandi basore ngo bazahaguma n'ibikunda ni witwa Chimanga, n'uwitwa Bayisenge, uyu nguyu nawe nta kibazo azaba hari cyane, ndetse na kapiteni Mfitiani, uyu nguyu nawe
nawe agomba kuba hari. Gutegereza tukareba, hari byatangiye kuvuga ko Rayon Sport rero yatangiye kugenda irambagiza bamwe mu bakinnyi bashobora kuzaza kwifasha by'umwihariko muri Mediane. Abo ni bande? Bamwe mu basore bakomeje kuvuga ko bashobora kuza kwifasha muri Mediane ni uwitwa Byishimo Vagwa, uyu nguyu akina mu ikipe ya Bugesera. Uyu musore ni umwe mu basore bashobora kuza bagatanga ibisubizo birambye, ndetse ni Rayon Sport iri gushaka nimero 6 kuko bashakiye ibisubizo kuri Bikawu biranga, bashakira ibisubizo kuri Richard nubwo hari imikino myinshi n'imwe akina ukabonera kunda, ariko bakeneye nimero 6. Uyu nimero 6 rero ni Rayon Sport iri gushyiramo imbaraga ngo urebe ko yazana nimero 6. Haravugwa umusore w'umugande utaramenyekana ukina muri Villa. Uwo musore ntituramumenya neza, ariko ni umwe mu basore bavuga ko ashobora kuza gukina Mediane ya Rayon Sport. Umusore w'umugande muzamumenyera ahangaha. Ni Rayon Sport kandi igomba gusinyisha uwitwa Joseph Saki. Uwo mugande biramutse bidakunze ni uwitwa Joseph Saki ngo ugomba kuza agakinira 6, hanyuma ubwo Byishimo Vagwa akaba yaza agakina 8, ndetse bakagenda banashaka no imbaraga ahanini. Naho uyu mwataka w'umunyakote d'Ivoire bateganya kuzana, umwataka w'umunyakote d'Ivoire batangiye kugenda barambagiza ngo rero ko bazana aze kuba yatanga ibisubizo. Uvuga ko uwo mwataka ashobora kuza akaba yazagiye yenda afatanya na Asumani. Ikindi kintu uwitwa Basane murabona ko muri no minsi ngo yasubiye inyuma. Uwitwa Basane nawe ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo gutekereza ukuntu ushobora kubona nibura umubinga nk'abo Rayon Sport yahoranye. Murabiza bitwa ba Ojelo Joaquin n'abari abawinga beza n'abandi banyuze muri iyi ekipe, abitwa bajire Rumengu bari abakinnyi bakina neza, ba Caleb Bonfils ni benshi cyane. Twatanga ingero z'abawinga, abitwa ba Fuad Ndayisenga bari abawinga beza, abitwa ba Savio Nshuti Dominique. Ni ukuvuga ko Rayon Sport nyine ikeneye kuramforosa ikagenda iza mu muntu ushobora gusimbura Aziz Basane. Uwo ngona waratekerezwa, ndetse bakareba n'uburyo ki bazana nyine umwataka wunganira Sumani nkuko nari mbikubwiye. Nibikomeje kugenda bivugwa ni umwataka w'umunyakote d'Ivoire, izina rye nituza kurimenya ndibuze kubabwira mu kiganiro ndi bwa uploading mu kanya. Ikiganiro ndi bukurikizeho ndaza kubabwira izina ry'uyu mwataka nicyo waba ugiye umenye kiri kuvugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ni Rayon Sport nyine Manchezo yerekanye cyangwa se yasikaniye Rayon Sport, yeretse ubuyobozi bwa Rayon Sport ko dukeneye impinduka zigiye zitandukanye, dukeneye impinduka mu bakinnyi. Nibyo Murenzi Abdara ibyo yamaze kubyumva, ni no mpamvu yatangiye projet inyuma y'iyo match za shampiyona yeriho focus ni match ya Kiyovu kugira ngo babe bareba ko bazakina imikino ya CAF Confederation Cup. Ariko nukuvuga ko izo match za shampiyona zikirangira ni Rayon Sport igomba noneho gutegura abakinnyi bashobora kuzakoreshwa mu mikino ya CAF Confederation Cup. Abo n'ahandi rero bava ni hanze y'u Rwanda, nibura bakagenda bongeramo nabo mu basore nyine b'abanyarwanda bavarwa. Abasore nk'aba Ayman baravuzwe muri Etincelle n'abandi basore bagiye batandukanye bashobora kuza gutanga nyine ibisubizo. Nicyo ugomba kugenda umenya muri iyi ekipe gikomeje kugenda kivuga. Urumva rero nayo makuru yarahari muri Rayon Sport, ubwo ni APR nyine nayo yishimira gitsinzi yayo. Ni APR Football Club nayo igomba gusohokera igihugu ikanyamukina CAF Confederation Champions League. Ni APR kandi ubona ko bahuje bashyize hamwe. Cyakora cyo ni APR Football Club ivugwamo ko uwitwa Tarebu nubwo yatwaye igikombe bishoboka ko bashobora kuganira uyu Tarebu akaba yagenda aseswa amasezerano ye, ikipe igashaka undi mutoza. Ni ikipe kandi bivuga ko nayo iri ku isoko ryo gushaka umuzamu, ndetse bakaba bazagenda bazana undi mwataka wo kunganira uwitwa Togimir ndetse na Sheikh Jibril Watara, ndetse n'abagabo bateganya gushaka ibisubizo ahanini hagati mu kibuga ngo bateganya gusimbuza uwitwa Dawuda Yusufu igihe ramuka asohotse muri iyi ekipe. Nibyo ngibyo bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo abandi bakinnyi bagomba gushaka n'umwunganira niyo mugabo Claude, kuko ngo witwa umusore Bugingo wa Kimu nawe agomba kuzasohoka muri iyi ekipe. Urumva rero nibyo ngibyo byavugwaga muri Rayon Sport ndetse na APR. Ndibaza byinshi binyuzemo, ubwo gutegereza tukareba n'izi transfer zizaba, no gutegereza tukareba impinduka Murenzi Abdara nabo bafatanyije zizagerwaho. Ubwo ndavugaga kwa Olivier n'uwitwa Jean Baptiste, tukareba niba hari n'abari legend ba Rayon Sport cyangwa se bodi ya Rayon Sport iyobowe na Muvunyi, no kureba niba nabo bazagenda bakora uko bishobotse nk'uko bajyaga babikora, bakayigura abataka nkabona umunsi ko ari abagabo biteranyaga bakagenda bazana abasore nka ba Sarupongo. Nabo bagabo bagiye bagenda bakora izo recruitment. Nuko utegereza tukareba niba kuko nibi ngibi bizagerwaho. Ndumva nibyo ngibi byavugwaga. Ahubwo reka mbashimire cyane, mwibuke kureba kandi ko mwakoze subscribe, musanga utarakoze subscribe nyamuneka bikanda tujye tubana
nizera ko ibiganiro dutanga ni ibiganiro bifite amakuru yizewe, ndetse igihe ubonye iki kiganiro kirayikingi wandika comment utubwire, nawe niba ubonye iki kiganiro andika muri comment utubwire uti aba basore nibura muri uno mukino bitwaye neza, ndetse n'abasore bitwaye neza no mu yindi mikino ubona bakongerwa amasezerano. Jya muri comment twandike utubwire ati uyu nguyu akwiye kongera amasezerano, uyu nguyu akwiye kwirukana, ndetse unatubwire n'ikindi gitekerezo wumva ushaka ko twazajya tugenda tukugarukiraho muri iki kiganiro dukora buri munsi. Njyewe nzajya ngenda nyuzamo ibitekerezo byanyu, nzagenda binyuzemo amaso ngende mbisoma nanjye nkore icyo munsabye. Niyo mpamvu ndabashimiye neza cyane rero, nyamuneka mujye mwibuka gusharinga iki kiganiro. Iyi yari Nepo TV official, nawe ngiye murambona neza cyane, ni umuhungu wanyu Nepo. Reka mbashimire mbabwire ni ibihe byiza, Imana ikomeze kwandindira. Hasta la vista.